Shuti mukurikiranye Family TV, reka tubashimire ko mukomeje gukurikirana televiziyo yanyu. Iyi ni umwanya w'ikiganiro bohoka, ikiganiro mutegurirwa na Family TV, mutegurirwa mukanagezwaho nanjye Hategekimana Didius Claudius. Murabimenyereye ko muri iki kiganiro cyacu birumvikana tuba tuganira ku nsanganyamatsiko tuba twabateguriye, aho tuba turi kumwe n'umutumirwa. Mushobora kwibaza ngo uyu munsi ninde twabatumiriye tugiye gufatanya kuganira ku nsanganyamatsiko, mukanya n'ubundi uraza kumubona. Ariko ushobora kwibaza ngo nanone tugiye kuganira kuki, ushobora kwibaza nanone ngo tugiye kuganira kuki. Nta kindi tugiye kuganiraho atari ku ijambo rivuga ngo hahirwa abanyembabazi kuko aribo bazazigirirwa. Iryo jambo risatse wajya muri Matayo ibice 5 umurongo wa 7 wabona iryo jambo cyangwa se iyo nsanganyamatsiko tugiye kuganiraho. Naho mukanya reka tubifuze gukomeza kugubwa neza mu kwishanye televiziyo yanyu. Mukanya nakubwira ko dufite umutumirwa muri studio za Family TV, tukaba turi kumwe n'umutumirwa. Reka tukwakire mu izina rya Yesu. Turakwakire mu izina rya Yesu. Murakoze. Nitwa Nyiramukiza Betty, tumuvuga ubutumwa bwiza. Nanjye nejejwe no kuba mu kiganiro bohoka kuko nanjye Yesu yarambohoye. Anejejwe no kwa mu kiganiro bohoka kuko nawe Yesu yamubohoye. Mukanya rero birumvikana agiye kudufasha kubohoka ku bintu bitandukanye nyine, cyangwa se kuri ansanganyamatsiko tugiye kuganiraho ngo hahirwa abanyembabazi kuko aribo bazazigirirwa. Turi kumwe nuko wabyumvishe na Evangeliste Nyiramukiza Betty, twakire nyine muri studio za Family TV. Ariko umuntu yabanza akibaza ngo Nyiramukiza Betty ni muntu ki? Murakoze. Nyiramukiza Betty ni umumama, ndi umudamu, mfite abana 2 n'umugabo. Yesu yangiriye neza arambohora. Ndi umuntu wakiriye agakiza ngakeneye, nari mfite umubabaro mwinshi, ariko Yesu arambohora. Ubu ndanezerewe muri Kristo Yesu. Birumvikana bivuze ngo wakiriye agakiza, umuntu ahita yibaza ngo utarakakira byari bimeze gute? Watubwira muri make utarakakira ukuntu byari bimeze? Kuko bivuze ngo nakiriye agakiza bivuze ko ari igihe wabayeho udafite agakiza. Mbere yuko wakira agakiza byari bimeze gute? Murakoze. Mbere yuko nakira agakiza nari mfite umubabaro wo kubura abantu banjye kubera amateka yabaye mu Rwanda, genocide. Nari mfite umutima ufite agahinda, numva ndushye, numva ntababarira, numva ndemerewe. Ariko nza kwinjira mu nzu y'Imana, bigisha ukuntu umuntu iyo yakiriye Yesu aruhuka akagira umunezero. Numvaga najya nko mu bintu bya droge kugira ngo mbone amahoro, ariko Yesu aramfata. Nari narahize umuhigo ukomeye, ndavuga ngo Imana nindokora simpfe, nzayikorera, nzakizwa kandi nzayihesha icyubahiro. Ingirira neza rero irandokora, imara uwo mubabaro. Ni ukuvuga ngo mbere nari mbabaye, nari mfite umutima urushye, nari nshenjaguwe, ariko Yesu maze kumwakira ndihana, angirira imbabazi, ndabohoka, ndashima Imana. Wenda Betty, ijambo ry'Imana yavuga ngo burya Imana igirira neza ababi n'abeza. Watubwira ikintu udashobora kwibagirwa mbere yo gukizwa kawe cyaba cyarakubaye ko iki kintu ntabwo nzakibagirwa? Mbere yo gukizwa sinshobora kwibagirwa ukuntu narokotse. Byari ibintu bikomeye. Imbere yanjye abantu bakabarasa bagapfa, inyuma yanjye mbese nkabona nta cyerekezo, kandi nari umwana muto. Ariko mu mutima wanjye umuhigo nahize, ndavuga ngo Imana ninduhura ikankiza simpfe, ntago nzayireka, nzayikorera. Nakijijwe rero kubw'umuhigo nahigiye Imana,
niyo mpamvu n'ubu ngikijijwe, kandi ntabwo nakijijwe bya bindi byo kwishushanya, ninjiyemo neza kuko nabonye Yesu ari we wanduhuye. Rero sinakwibagirwa ukuntu Imana yandinze urupfu rukomeye, nk'uko mu Bakorinto ba 2 igice cya 1 umurongo wa 10 havuga ngo yaturokoye urupfu rukomeye rw'iteka, nanone iracyaturokora kandi twiringira yuko izakomeza kuturokora. Ndumva ari icyo nababwira mu magambo make. Okay, nta kibazo, ariko hatuguruka tukuntu nyine Imana yakurokoye, kuko hari umuntu uhita wibaza akahita yibaza ariko buri Imana yamurokoye gute, byagenze gute? Ukuntu Imana yandokoye, nari ahantu mu kigo cy'abihaye Imana, kuko abantu bibwiraga ko nko mu kiliziya mu bigo by'ababikira ho nta muntu wabasangayo ngo abishe, cyangwa mu rusengero. Aho rero narindi, ukuntu Imana yandokoye yakoresheje umuntu w'umugiraneza, haragenda abaza isanduku. Amaze kubaza isanduku n'umuzungu, yarebye ukuntu nari aho ndi umwana muto n'akandi kana kamwe n'undi mumama umwe w'umubikira, areba ukuntu tumeze. Bo bari bohereje indege ngo imutware imurokore, ariko yanga kudusiga, aratwigurana. Aragenda abaza isanduku, apima metero nari mfite uko nareshyaga icyo gihe, agenda asigamo imyanya kugira ngo wenda mpumeke. Arangije isanduku bayiterura bashyira mu ndege, bandikaho ngo iyi ni imiti y'ababikira, muyimpera ababikira igoma. Ngenda nitwa imiti y'ababikira kubera ko Imana yari yagambiriye kundokora ngo ntapfa. Ariko before gatoya nabonye ibintu bikomeye cyane, abo bakubitaga inkoni, abo batemaga, abo barepingaga, n'amaso yanjye ndabibona. Ibyo bintera umubabaro ukomeye, nkajya nibaza ngo kubera iki Imana yemeye ko abantu bababara gutya, kandi Abanyarwanda vraiment bagize ibikomere byinshi, ariko Yesu yaratubohoye, kandi nawe yarakubohoye. Ndakeka ko nawe yakubohoye. Hari byinshi Imana yakoze ntashobora kwibagirwa. Okay, byumvikanye ukuntu umuntu yavuga ngo Imana ishimwe. Amen. Ukuntu ishaka kurokora umuntu akashyirwa mu isanduku kugira ngo imurokore. Niyo nzira Imana yakoresheje kugira ngo urokoke. Iyo nzira rwose. Ni rya jambo bivuga ngo Imana ifite inzira nyinshi zo kudutabara. Yego. Aha. Reka wenda dukomeze twinjirwa, twagira ngo nyine abantu bumva ukuntu urujya rimwe na rimwe abantu bakwiye no kumenya ukuntu umuntu yari ameze mbere yo gukizwa, kugira ngo wenda ibyo tuza kugeraho uze kumva nimba ibyo bintu koko byari bikwiriye kubaho. Mwibutse ko turi kuganira ku ijambo rivuga ngo hahirwa abanyembabazi kuko ari bo bazazigirirwa, riboneka muri Matayo ibice 5 umurongo wa 7. Tukaba turi kumwe na Evangeliste Nyiramukiza Betty. Reka noneho dukomeze tugenda tutera imbere mu kiganiro cyacu. Betty, hanyuma ugeze gutyo urakijijwe. Hano mu buzima bwo gukizwa ukuntu umuntu akizwa, tubwira umunsi wanyu mujya gukizwa uko byari bimeze, wenda tugere kuri uwo munsi gusa. Okay, urakoze. Umunsi wa nyuma nari ndi mu rusengero, noneho barigisha baravuga ngo imperuka izagera, ngo impanda y'Imana izavuga, ngo kandi abanyabyaha bazarimbuka. Kandi nanjye nkumva mfite umutima utaboneye, utabohokeye Imana, kuko nyine urumva sinari nyijwe, uwo mutima uburi mu mwijima vraiment. Hanyuma rero numva muri nge hajemo umutima wo kwihana, ndahaguruka ndavuga ngo Mana mbabarira kuko ndumva ashaka kukwegera, nanjye sinzajye mu muriro utazima. Najyaga mu rusengero niruka ngira ngo impanda y'Imana cyangwa imperuka bavugaga irahita igera uwo munsi. Ngira umugisha rero ninjira mu nzu y'Imana, ariko maze guhaguruka nakiriye Yesu, vuze ngo Yesu ndakwakiriye umbere umuyobozi, nahise numva ngize amahoro menshi n'umunezero. Yego. Wenda watubwira ikintu wumvaga kigusunika cyane, wumva ushaka gukizwa cyane icyo gihe? Numvaga ashaka kugira umutima ubabarira, kuko sinababariraga. Numvaga nanjye ibyambayeho nagenda nkaba nk'umuntu, mbonye nk'umuntu wankoreye nk'ibyo bintu akanyicira abantu, nkumva ntabwo nababarira, nkumva najya nko ku rugamba kugira ngo nanjye mbashe kwihorera. Ariko Yesu amagakiza, uwo munsi mpaguruka nagize amahoro menshi,
nicyo ngicyo Yesu yambohoyeho, mpita numva mu mutima hararuhutse, numva ndababariye, numva n'uwo wabikoze ntabwo ari we ahubwo ni Satani warugambiriye kurimbura kuko nicyo cyamuzanye. Ariko bigisha ijambo rivuga ngo Imana yazanywe no kubohora abarushye no gushyira abari mu mubabaro bakaba mu munezero. Yego, urakoze cyane. Birumvikana wumvaga ushaka kubabarira, wumvaga ko Imana yaguha umutima wo kubabarira nk'uko gukizwa kwawe. Kandi birumvikana ko byo rwose ko sinzi nimba ukijijwe utatanga imbabazi sinzi ko nawe wa mugana uzazigirirwa, ariko baratuza kubyinjiramo ngo harirwa abanyembabazi kuko ari bo bazazigirirwa. Betty, imbabazi ubundi ni iki? Imbabazi ni iki? Imbabazi ni ukwakira kubohoka, ukababarira umuntu wakugiriye nabi, kubera ko ubundi imbabazi Yesu niwe munyembabazi. Iyo tumwakiriye natwe aduha kubabarira. Ntabwo umuntu yakwihesha kubabarira atabiheshejwe n'umwuka wera w'Imana. Ni ukuvuga ngo imbabazi ni ukubohoka, kuko iyo utanze imbabazi urabohoka, kandi n'uriya muntu ubabariye nawe hari igihe bimutera kubohoka. Bivuze yuko ubu ngubu hari umuntu nimba hari ikintu runaka yananiwe kubabarira araboshye uwo muntu. Byanze bikunze uwo muntu araboshye kuko tubwiye ko imbabazi ari ukubohoka. Nimba ari umuntu udukurikiranye akaba yumva hari ikintu cyamunaniye kubabarira, ni ukuvuga tugiye kumufasha kubohoka kuri icyo kintu. Aha, reka tubashimire ukomeje gukurikirana televiziyo yawe. N'ubundi turi kuri rya jambo ngahirwa abanyembabazi kuko aribo bazazigirirwa. Ariko Betty, none dusobanure neza kuki bavuze ngo nibo bazazigirirwa. Ninde uzazibagirira? Kuko umuntu aje kwibaza ngo nibo bazazigirirwa, ninde uzazibagirira? Ni ukuvuga ngo ni Yesu uzazibagirira, kuko ntabwo waba ukijijwe utababarira, kuko Yesu yaratubabariye kandi atubabarira ibyaha byinshi. Abazazigirirwa rero ni Yesu uzazitugirira, ariko nawe iyo ubabariye. N'umuntu yaravuze ngo uyu ugize neza uyisanga imbere. Yesu rero niwe uzazibagirira, kandi niyo ukoze neza mu buzima busanzwe ugira umugisha, Imana iguha umugisha, kandi n'uriya muntu ubabariye araruhuka mu mutima. Yego, uvuga ngo Yesu niwe azazibagirira rwose, kandi aranazifite nyinshi. N'ubu ngubu nawe warabibonye ko yazikugiriye, no kuba uriho, no kuba ugenda, no kuba uryama ukabyuka, no kuba urwara ugakira. Ni imbabazi Yesu aba yatugiriye. Bivuze ko ushobora kugira umuntu imbabazi bigatuma ubaho, bigatuma warya, bigatuma n'ubwo buntu. Nicyo bivuze? Bivuze ko iyo ugiriye umuntu imbabazi ni neza, kuko iyo ugize neza imbabazi bihurirana n'ineza. Iyo ugize imbabazi bishobora gutuma ubaho ukaramira mu gihugu. N'ijambo rivuga ngo nimubabarira muzagubwa neza. Ijambo ry'Imana ariko rivuga bishobora gutuma ubaho, bishobora gutuma unezerwa, bishobora gutuma ubaho mu buzima bubohotse, kandi n'uwo muntu akabohoka. Udukurikiranye rero ashobora kwibaza ngo ariko bari abantu ko barimo baravuga ibijyanye n'imbabazi, bo barababarira? Ko burya umuntu akwiriye kuvuga ibyo akora. Muri iki gihe buri butumwa abantu bakwiriye kujya bavuga ni ukuvuga ibyo abantu bakora. Ntago umuntu akwiriye kwigisha abantu ibyo adakora. Betty, noneho wenda reka twinjire mu bintu bifatika. Wenda ushobora kutubwira uti ngewe aha n'aha nagize imbabazi, aha n'aha nagize imbabazi, birashoboka ko hafite. Ndagira ngo tubwire Betty, tubwire ngo ahantu nagize imbabazi, tubwire ukuntu byagenze kugira ngo nimba hahari ube wahatubwira. Murakoze, harahari cyane, kuko mu myaka maranye na Yesu mukurikiye nkijijwe, nagiye mpura n'ibintu byinshi bikomeye kandi bisaba kuba ndi umukristo, nyine kugaragaza ko kumva muri wowe uri umukristo, kandi ukanabigaragaza ntuvuge ibyo udakora. Hari kesi yigeze imbaho, nababwiye ko ndi umumama mfite abana babiri. Umwana wa kabiri mfite ni umwana mutoya, mubyara amaze amezi 2. Baje kumpemba nk'uko muzi ibirori namwe bijya bibaho,
barampemba ibirori byiza turanezerwa, ariko kuko satani we ntabwo akunda ibyiza, ntakunda ko tunezerwa, ariko Imana yacu yo igituremera umunezero mu gihe gikwiriye. Hanyuma rero umuntu araza aramwosa, murumva naherekeje gatoya nk'uko wasohoka ukagera kuri portaye. Umuntu umwe rero ntekereza ko ari satani wamukoresheje, kuko nawe si we, yenda ntabwo yari azi neza Imana, I don't know. Arinjira ajya mu cyumba cy'umwana, aramukangura, aramuterura, amushyira ku ibere, aramwosa. Icyo gihe umukozi yari ahari yicaye mu nzu, aranamubuza, arabyanga. Aterura umwana aramwosa. Noneho umwana, kuko baje no gupima umwana nyuma, basanga umwana afite udukomere mu kanwa, dusebe. Baravuga bati se uyu muntu wamwonkeje ni muntu ki? Ndavuga ni umuntu nyine yagiye aramwonsa, aramuterura, yicara muri saro aramwonsa. Njyewe ninjiye nsanga arimo amwonsa. Kanimagine nawe ufite umwana w'amezi 2 wabyaye, imvune z'ababyeyi murazizi, ubazwe n'ibintu bikomeye, nsanga arimo aramwosa. Ntabwo naye nagiye kure, murabizi iyo umuntu umubyeyi yabazwe n'igihe amashereka aba make bikangombwa ko bamuha amata, ntiyamuha amata, aramwonsa. Amaze kumwonsa inatungutse uwo mwanya, nsanga arimo aramwonsa. Abantu bamwe babuze uko bifata, batari ko kuki wose umwana w'abandi, bamwe banagerageje no kujya kumubuza no kugira bagira reaction. Hanyuma nanjye nyibikubita amaso numva birantunguye, ndavuga none kuki unyonyereje umwana kandi nkiriho ntarapfa, byagenze gute? Noneho we yabuze icyo avuga, aravuga ngo yararize. None umwana ararize ku buryo umwonsa ndamumwaka vuba vuba, umwana ndamuterura, ariko deja yari yamaze kumwonsa, kandi murabizi abana bari sensible, banduzwa n'utuntu twinshi. Ubwo najyanye umwana kwa muganga, ariko numvaga mfite umutima ubabaye. Ibyo byose numvaga ko hari ikintu kibaye kidasanzwe. Kandi bavandimwe mwumva ubu buhamya burakomeye, ariko hari umutima Imana igitanga, umuntu akagira umutima udasanzwe uko yakiriye Yesu, yakiriye ubuntu bw'Imana, yakiriye imbabazi, agakora ikintu wenda abandi batapfa gushobora, ariko njye ndashima Imana ko yakinshoboje. Nagiye kuvuza umwana, baramuvura, baramupima, biba ngombwa ko bapima n'uwamwonkeje, baramuhamagara, araza. Kwa muganga niho bamuhamagaye? Yes, kwa muganga. Ko baravuze ngo nta kintu bamarira umwana, nta muti bamuha, batarebye ubuzima bw'uwonkeje umwana uko bumeze. Wowe no kuvuga ngo bamujyanye kwa muganga bitewe nuko wumvaga ufite impungenge. Yes. Bavuga utereka feri ya mbere njyana umwana kwa muganga. Ariko umuntu agarutse inyuma gatoya, wenda turaza gukomeza. Umuntu yanakwibaza ngo uwo muntu waje konsa umwana yarasanzwe aba muri urwo rugo, cyangwa n'umuntu wari umushyitsi, byari byageze gute kugira ngo agere aho ngaho? Yari umushyitsi wazanye n'abantu nyine baje muri ibyo birori kuduhemba. Bari baje kubahemba icyo gihe. Ariko kandi nanone yari umushyitsi dusanzwe tuzi, wa bugufi, na nubwo yari uwakuri. Wa mushyitsi wumva utanishisha. Yari umuntu wa bugufi, umuvandimwe rwose twiyumvamo. Kwari n'umushyitsi ugusura ahantu hose akanahagera, no mu byumba akaba yahagera, by'abashyitsi nayo hose. Nawe nuko mwamufataga? Nuko twamufataga, tunamukunda cyane. Ariko umuntu akibaza ngo koko se umwana yarariraga? Ntabwo umwana yariraga, kuko umwana yari asinziriye. Niyo mpamvu mwese mugera impungenge umwana ko atariraga, uyu muntu agiye kumwonsereza iki? Ariko n'ubusanzwe nk'umubyeyi kubona ni ikintu nge nari mbonye ari bwo bwa mbere kubona umuntu akonyereza umwana kandi uriho, kandi ureba. Urumva naraje sanga n'abandi bareba, urumva ni satani uba wasabye umuntu. Ubwo biba ngombwa yuko mujya kwa muganga, nawe baramuhamagara rwose. Ariko kujya kwa muganga nabyo twaraje turadisikatinga mu muti, turavuga ariko uyu muntu ko atari umuntu twari dusanzwe tuziho ubugome, ibi bintu yabikoza bitewe n'iki? Ese wenda ni ba bantu batizera Imana b'abapfumu, wenda bamushutse. Murabizi ko hari abajya babeshya ngo nufata akana gato n'iki, murabizi ayo mateka yajyaga ahita mu bihe byashize. Dutekereza ko tumurebera muri iyo cadre ko wenda kuko dukijijwe wenda ari ibyo bya plan satanique, ariko turavuga tuti none se niba koko ari nayo,
akaba yabikoze. Impungenge z'umwana wacu twamufasha iki nk'ababyeyi? Tugomba guhagarara mu nshingano zacu. Nicyo cyatumye tujya kwa muganga kubera impungenge, turebe niba umwana ari muzima, tumenye ko n'uwo muntu nta bugome wenda yari afite, kuko twaravuga tugize amahirwe twasanga uwamwonkeje ari muzima, kuko abaye atari muzima bien sûr na za hepatite zarateye indwara nyinshi. Urumva twari dufite impungenge mu by'ukuri. Nuko agera kwa muganga rero. Nuko tugera kwa muganga baratwakira, bumva ni ihohoterwa bien sûr. Konsa umwana utari uwawe ni ihohoterwa, nabyo bishyirwa mu ihohoterwa. Yes. Utari uwawe. Barangije bafashe umwana nyine baramupima, ariko n'ubundi baratubwira ati ntacyo twabona kuko yamwongeje uyu munsi. Batubaze afite amashereka, afite umwana mukuru ariko ufite wari yari mukuru yenda kugira nk'imyaka 2, ariko hari abantu ba mama bagira amashereka akagumya konsa. Twe twagiraga n'impungenge ko n'amashereka yanduza. Umwana rero baramupima, ariko baravuga bati nimuhamagara uwamwonkeje azi. Uwamwonkeje rero turamuhamagara, arabanza yanga no kuza, niba yari afite ubwoba idono. Tuza kugira umugisha tubona araje. Urumva twaramwinginze, twararamwinginga araza, baramupima. Ikintu cyagoye umutima wanjye bakimupima, bahise batubwira ngo uwamwonkeje afite ubwandu, afite HIV, afite na hepatite. Nahise numva umutima wanjye ubabaye cyane, ndavuga nti ubu umwana wanjye nukuvuga agiye kurwara, agiye kuba mu buzima burwaye. Nibaza ikintu yabikoreye, njya kure ndatekereza, ariko numva umutima, Imana imba hafi, numva ndakomeye. Numva muri nje uwo mwanya bikiba bakibimbwira, numva umutima wanjye urambwira none se uri umukozi w'Imana, uyoboye itorero, uravuga ubutumwa bwiza, none se uzatandukanira n'umuntu utarakijijwe, utaramenye neza y'Imana? Numva umutima wanjye unyemeje kumubabarira, nk'uko ijambo rivuga ngo hahirwa abanyembabazi kuko ari bo bazazigirirwa. Ntekereza ubuzima abana be bazabamo, ntekereza nawe ubwo azabamo, ntekereza kuko urumva byensiri nuko umufunga. Uwo yari umudamu birumvikana. Yari umudamu wo mu kigero kingana iki? Yari akuze, aranduta kure cyane. Je mfite imyaka 32, we aranduta cyane, afite nk'imyaka, ntago nzi imyaka ye neza gusa nayimubajije, ariko arakuze, afite abana bakuru cyane bari secondaire bakuru. Yego. Nuko baramupimya amusangana ubwandu. Bamusangana ubwandu. Uravuga uti nanjye umwana wanjye ubu ngubu nawe rwose byanze bikunze ubwandu ubu. Byesiri, kuko n'abaganga barambwiraga ati dukurikije n'ukuntu umwana ameze n'uduseba afite mu kanwa, niba afite amashereka yaba yamwanduje, cyangwa wenda Imana ikaba yakoze ibikomeye. Ariko nubwo yenda niyo HIV itamufata, ariko hepatite yo arayifite kandi yandurira no mu byokeri. Biba ngombwa rero ko bafata umwana bamutangiza imiti. Bamutangiza imiti, baravuga bati rero ababyeyi b'umwana, iyi miti umwana afite amezi 2, birumvikana kunywa iyi miti nabyo ni ikindi kintu gikomeye, kuko igira ingaruka nyinshi. Hari n'abaganga ngo bajya bijomba bakagira ingaruka, yakwijomba wenda agahuza amaraso n'urwaye, izo ngorane zijya zibaho. Hari waduhaye ubuhamya, bikaba ngombwa ko ahita ahuma, bakatubwira ati hari ingaruka iyi miti igira, ni mibi. Noneho bakatubwira ati murahitamo kimwe, niba muri buyimuhe n'uburenganzira bwanyu nk'ababyeyi. Murumva cyari ikigeragezo gikomeye guhitamo kumuha umuti, bakubwira ko nabwo bifite ingaruka, ariko nanone bakavuga ati mushobora no kuyimuha kuko ikazamuprotectinga before ya masaha 72. Noneho turavuga nta kibazo, umwana wacu mu muha imiti, twizera Imana ko yamukiza ikoresheje imiti, cyangwa ikanamukiza nta niyo yanyweye, ariko ni muyimuhe kuko nicyo mubereyeho. Ayinywe, Imana yo mu ijuru kuko ifite imbaraga, ifite icyo izakora. Twumva twiringiye Imana kuko nta ruhare twabigizemo, kandi kuko twagize n'umutima wumva ubabariye uwo muntu nubwo yaduhemukiye. Nta kindi cyabidushoboje
ni ukuba twarabohotse twaramenye Imana. Iyo utaramenye Imana ntabwo uwo muntu yagukira. ariko Betty tukiri aho ngaho Yego. umuntu ashobora kwibaza ngo kuko hari ushaka kumva ngo umwana we bamwonyeje bamwanduza ubwandu akahita akubwira ati ngewe umuntu ntabwo twakiranuka. ariko umuntu uri kudukurikirana ashobora kuvuga ati ariko bari abantu barabagira ubwenge umbwira ute ko umwana wabo bashobora kumwanduza ngo bakicecekera ngo bamubabariye gutya gusa kandi bamuhohoteye kandi tabizi ko ihohoterwa ni ikintu kitemewe hano mu gihugu cyacu kitemewe kirwanwa 100%. ubwo ngubwo mwebwe kuki umuntu avuga ko ubwo ntabwo iryo hohoterwa nk'aba mwaragiye kurishyigikira kuki umuntu mutagiye mu nzego z'ubuyobozi ngo mubivuge? Mu nzego zo byagezeyo mwagiyeyo kwa muganga niho twagiye ariko hari procedure binyuramo ku buryo bigera no mu nzego. Already barabanje badutuma icyo bita requisition kuri polisi kugira ngo bapime umwana, barongera kugira ngo bapime n'uwo mudamu nabwo badutuma requisition rero turayizana. Urumva ntabwo nzi strategy bakoresha kwa muganga kuba barabanje gutuma iyo requisition ahari bagira ngo nibasanga simbizi uko babigenje ariko barayidutumye. Umuganga rero wapimye umwana ubwo aho twavuje umwana bo bahise babishyikiriza inzego z'ubuyobozi kandi natwe urumva twagiyeyo. None se ko twagiye muri polisi iyo requisition tukavuga uko byageze mu bushinjacyaha ku buryo na dosiye bayigejeje mu bushinjacyaha byahise bijya mu rubanza kuko umwana w'abafite uburyo igihugu gikunda abana bacu ku buryo gifite ukuntu kibarengera. Byagiye rero mu rubanza ariko twebwe turavuga tuti nubwo bigiye mu rubanza ni na ngombwa ko bijyayo kuko inzego zishinzwe umutekano zigomba gukora ariko natwe nk'uruhare rw'abakristo natwe tugakora umuntu akagaragaza ko koko yakijijwe. Wenda mushobora kutubwira gato biri mu rubanza uko byagenze kuko bya byose urubanza rukurikiranye bamucira uruhe rubanza umwanzuro wari urukiko? Umwanzuro w'urukiko basanze koko bimufata ko ari wonkeje cyangwa ari ukundi ibimenyetso byagagaje ko atari wonkeje mu mwana? Hoya ibimenyetso nta kuntu yari bubihakane kuko yamwonyeje n'abantu bareba. Ikindi nawe ubwe arabyiyemerera avuga ko yamwonyeje ariko yamuhozaga nta bugome yari afite. Ariko bakamubaza bati ni gute wose umwana utari uwawe? Ni kuri parike niho babigarukirije ikibagabaga bati ni gute wose umwana utari uwawe? Akavuga ati rwose najyaga mbona jya bikora ntabwo nari mfite ubugome. We niko yavugaga ariko twebwe tukareba tukabona atari byo. None se tukabona atari byo tukavuga tuti Imana yo mu ijuru niyizi umutima we icyo yaragambiriye. Ariko mu bucamanza kugira ngo twebwe icyo batubajije koko umwana n'uwawe madamu, umwana n'uwanjye. Ayushua umwana n'uwawe, umwana n'uwanjye. None se mada uje kubabarira ushingiye ku kigo? Urumva twanditse urwandiko rwo kuvuga ntago bigaragaza ibimenyetso, ni ukwandika nyine riba arizo mbabazi utazi ukabivuga ukanabyandika. Turabyandika ariko nawe yaje kugerayo aza kwandika aravuga ati nabikoze ariko ndumva asaba imbabazi. Yandika semba ariko twebwe yadasabye imbabazi twarangije kugira gute kudeklara ko twamubabariye. Mwaramubabariye ariko muravuga mutima bamufunga cyangwa mwaramubabariye muravuga mutima bamufunga? Twaramubabariye turavuga tuti nibamureka agende nibamufungure kuko twamubabariye. Twebwe ibindi ntibitureba, ikitureba nk'abakristo ni ukugira gute ni ugutanga imbabazi. Reka nguhe urugero muri genocide abantu bisha abandi byensi murabizi mwese. None ubundi uri umuntu ukize mu gace wavuga uti nibamufunge azaherebo, sibyo? Ariko nk'umuntu wamenye Imana ugomba no gutanga imbabazi ukababarira kugira ngo ubohoke, kugira ngo umutima wawe ubohoke kandi na wa wundi umwerera imbuto nawe agire gute abohoke. Yego aho wambaza ngo none se amategeko yo ntashizwe kubikurikirana? Arabikurikirana, amategeko afite uruhare rwayo ariko n'umukristo nawe afite uruhare rwe mu gutanga imbabazi. Ariko Betty umuntu ashobora kwibaza wenda ntago wazanye impapuro zo kwa muganga zigaragaza ko uwo mwana koko yandujwe SIDA, yamara kwanduzwa SIDA mukabarira wayimwanduje.
impapuro zifite cyangwa wazizanye cyangwa uzazizana bimeze gute? Ubundi kubera ko bamutangije imiti before y'amasaha 72 imuprotectinga kugira ngo atarwara, imiti yarayinyweye arayirangiza, imiti amaze kuyirangiza aragumya araremba aba no mu bitaro. Noneho twaramupimishaga bakatubwira ngo ntago bisobanutse ni indetermine. None aho twari dufite confusion yo kuvuga ngo kuki ari indetermine, tukavuga buriya yaranduye. Rero byaje kuba ngombwa ko dupimisha umwana nyuma hashize n'igihe gitoya. Waduhaye n'ubundi bushaka kuduha igihe byabereye ibyo bintu. Ubundi byabaye umwana yonkejwe mu kwa gatanu ku itariki 20 mu kwa karindwi. Nabyaye mu kwa gatanu, umwana bamusa ku itariki 23 z'ukwa karindwi. Nuko rero twaje gupimisha umwana umwaka twaragumaga tukamupimisha n'ukuntu bagira utuntu dusigaye twikoranabuhanga bagapima tukamwipimira bimwe tukabona indetermine. Ubundi hakaba n'igihe tuba dufite ubwoba tukavuga ngo nk'ubu tugiye tugasanga yaranduye, twabyakira. Ucyumve nawe tukumva ni ikintu gikomeye kandi ni ikintu cyaremereye imitima yacu, ukumva kugira ngo wakire ukuntu ugiye kurwaza umwana sida w'umuhungu, ukumva ni ikintu kiremereye. Hakaba igihe dutinya kujyayo, ariko bikaba na ngombwa ko tujye ngo tureke ubuzima bw'umwana buhagaze, kuko umwana yararembye cyane aba kwa muganga. Byonyine kumuhuriya muti w'ubwandu, umwana yarawunywaga agahita ahera umwuka, umwana agapfa, tukabona neza umwana birarangiye. Okay, bivuze ko mufite impapuro nyine zo kwa muganga. Impapuro z'uko umwana ari muzima zirahari rwose, zirahari muzikeneye na nimero yanjye na Ashize igihe kingana iki rero mumenye ko umwana ari muzima, yabaye muzima gute? Twaramupimishije, twagiye ku bitaro turamupimisha, barareba baramupima basanga umwana ni muzima. Hashize igihe kingana iki yabaye muzima? Hashize nk'ukwezi. Ukuvuga ngo ibyari indetermine ubu ngubu rero bifite kuntu biri determine. Ubu biri determine, birasobanutse rwose, umwana ni muzima. Bashyizeho igisubizo ko umwana ari muzima. Kandi rwose ni ibintu bifite igihamya, Imana irakiza. Yashingiye no ku mbabazi twatanze, kuko umucamanza yarabaje ngo mada ushingira ku cyubabare ruriya muntu. Ndabubwira nishingira ku ijambo riri muri Matayo 5:7 rivuga ngo hahirwa abanyembabazi kuko aribo bazazigirira. Nuko wabwiye umunyembabazi? Nuko namubwiye. Ntago wowe wishingikizaga amategeko, ahubwo wagendaga ku ijambo ry'Imana akaba ari ryo nagenderagaho, kuko nyine riryo numvaga shyize imbere. Ariko aramaze ati amanyembabazi, imbabazi means what? Ndi code penal ya kangahe? Ariko nkamubwira nti njyewe narakijijwe, ndi umuntu w'Imana, namenye Imana, narabohotse, nicyo Yesu yambabari. Nuko mu rukiko wavuga? Nuko navugaga ntabwo ngomba kugenda ngo mvuge ngo nibamuzirike bamuheze, kandi narakijijwe, ngiye ngomba gutanga imbabazi. Urukiko narwo gusa barambwiye bati mada kuba utanze imbabazi ntibivuze ko tumufungura, genda tuzabisuzuma tumufungure. Noneho aho ngaho wenda twavuze ko tugiye kubwira abantu umwanzuro urubanza urukiko rwafashe. Wamugana baje kumufungura, baje kumufunga burundu, byagenze gute? Baje kumufungura bashingiye ku mbabazi twatanze, nawe nizo yasabye. Ubundi baramukatiye igihe cyano? Bari bataramukatira, byagarukiye aho ngaho bataramukatira, ariko ubundi bari bagiye kumumanura, tumusabira imbabazi, turamubabarira. Nawe asaba imbabazi, ariko yazisabye aho ngaho mu rukiko, aho ngaho mu bushinjacyaha. Hanyuma rero ntago bamukatiye, kandi nibyo twifuzaga ko bamubabarira, kugira ngo nawe bizamukore ku mutima, ahindukire, areke ibibi, areke gukora nabi. Ariko umuntu yakwibaza, izi mbabazi mwatanze zifite ruhare ki mu kugira ngo umwana wanyu akire sida? Imbabazi twatanze, ubundi Imana iyo ibonye wiyemeje ukiyemeza kwikomitinga gukora ikintu gikomeye, ariko kandi imagine nawe ubundi umwana ari uwawe, wowe wamubabarira ureba ukuntu umwana amerewe nabi. Ariko hari izindi mbaraga umuntu wakiriye Yesu, hari izindi mbaraga Imana imuha akabasha kubabarira. Izi mbabazi rero zifite uruhare, zirabohora. Iyo ubabariye umuntu urabohoka. Ubu iyo namubabarira yenda bakanamukatira imyaka myinshi akagumamo,
nari buzajye ndeba ukuntu asafaringa nk'umuntu wakijijwe nkumva ndababaye, abana be nabo bagasafaringa, umuryango wose ugasafaringa, nubwo we wenda atakwakira izo mbabazi cyangwa akabona ko nta ruhare nabigizemo, wenda ari amategeko, ariko ndahamya neza ko iyo umutima wanjye utanyemeza gutanga imbabazi ntabwo bari bumurekure, kandi nawe ubwe umutima we wari bugumye uboshywe, nubwo wenda adakijijwe n'ubundi umutima wagumye uboshywe. Gutanga imbabazi rero ni ukubohoka, bikabohora n'uriya wakoze icyaha araruhuka, akagira ibintu aruhukaho nk'iyo gereza n'ubuzima bubi n'ibindi. Rero abumva ubu buhamya ni ubuhamya numva ko umuntu wese yababarira umuntu bafitanye ikibazo akamubabarira, kuko iyo umuntu ababariye arabohoka. Ndumva aricyo navuga. Murakoze. Beti, ubu ngubu umuntu ashobora kwibaza ngo ariko uwo muntu ntiyafunzwe kandi uwo muntu n'ubundi yari inshuti yanyu mu muryango, birashoboka ko yabasuraga kenshi, wenda wasanga yaranararaga. Ubu ndagira ngo tubwize ukuri Beti, mu by'ukuri ubu yaje cyangwa akabahamagara ati nje kubasura, ntimumubwira ati shwishwishwishwish ibyo twabonye twarabibonye, bigenda gute, bumubanye gute? Izo mbabazi mwamuhaye zituma munabana cyangwa mwamuhaye imbabazi gusa ubundi mumuterera iyo ngiyo? Kuko numvishe ko wenda atanarakira n'agakiza, nimumujugunya se agakiza azakakira. Tubwire mubanye gute? Ubu ukuntu tubanye turamusengera, kuko we yasabye imbabazi kugira ngo uko twe tubibona, kugira ngo ave muri gereza, sibyo? Ariko ntabwo nyuma yigeze atera intambwe ngo we azavuga ati I'm very sorry for that, narahemutse, nagize gute. Oya, ahubwo umutima we turacyawusengera, kandi nawe dukurikirana amakuru tukumva agerageza kujya mu rusengero. Twe rero ikivuzo dufite nuko Imana yazamuha agakiza akabohoka. Nawe ntabwo tubanye nabi, kuko twebwe urumva we yagize ipfunwe bien sûr. Ntabwo rero akunda kuza, ntabwo ubona adakunda kuza, ariko nta nubwo tubanye nabi, kuko nta kibi twebwe twifuza kuba twamukorera. None se ubu wowe wamutumira muramutse mwagize nk'ibirori runaka? Cyane namutumira, numva nta kibazo, keretse we ataje, ariko giye namutumira. Beti, uremeze ko ashobora kuza mukamuha icyayi n'umugati mugasenga nta kibazo ufite na kimwe? Ni ukuri ndi imbere y'Imana namutumira. Kuko ashobora kuba dukurikiranye aba ati sinzajyayo, ninjyayo shwi. Rwose ndagira ngo mubwire ahari niba dukurikiranye, naramubabariye n'umutima wanjye wose, nta n'inkurikizi n'imwe, aziyizire abohoke. Kandi n'ubundi kuri twebwe iyo tutamubabarira twari gukomeza icyaha tukanamurega, ariko twaramubabariye kugira ngo nawe azabohoke akizwe, kuko ni Satani wamukoresheje. Ntekereza ko Satani ari we munyabibi. Twakimuha rwose, twasangira. Mwasangira. Bivuze ko imbabazi zawe ziruzuye. None Beti, reka dukomeze tugenda tugana ku musozo, twibutse abadukurikiranye ko turi kuganira ku mbabazi, aho turi gukoresha ijambo riboneka muri Matayo ibice 5 murongo wa 7, ngo hahirwa abanyembabazi kuko nibo bazazigirirwa. Tukiri aho ngaho umuntu ashobora kwibaza ngo ese imbabazi zuzuye nizihe? Okay, murakoze. Imbabazi zuzuye nuko wifuriza umuntu wakugiriye nabi kuba mu buzima bwiza, ukamukura mu buzima bubi, ukumva wifuza ko yaba haruhutse. Urugero nk'uko twatekereza ukuntu azaba muri gereza, abana be bagasafaringa, umuryango we wose. Imbabazi zuzuye nuko umubabarira, ukamubabarira umubabariye, ukanamwifuriza ubuzima bwiza, ukanifuza ko mwazabana mu gihugu cyo mu ijuru, kuko mu isi ho imibabarira hari, nta nubwo izabura, ariko mu ijuru nta mibabaro ibayo, mu ijuru tuzaruhuka. Imbabazi zuzuye rero nuko ubabarira umuntu neza, ukamukuraho urubanza rwose, ukumva unamukunze, ukanagerageza kumwerera imbuto, ukanatera intambwe, ukamwegera. Ariko hari igihe ubikora wenda ukabona we kubera ryapfunwe ry'ikibi ntabwo ashaka kukwegera, cyangwa aratekereza ko wamugirira nabi. Ibyo bibaho, Satani arakora nawe. Ariko wowe icyo ugomba gukora kugira ngo ugire imbabazi zuzuye nuko umubohora, ukumva uramubabariye rwose, ukamwifuriza ibyiza. Murakoze. Nizo mbabazi zuzuye izo ngizo.
imbabazi zuzuye nuko wakira Yesu. Iyo wamwakiriye nyine ubundi iyo ufite Yesu atumugira n'imbabazi zuzuye. Imbabazi zuzuye rero nuko ubanza kwakira imbabazi. D'abord ukabanza ukababarirwa, ukakira Yesu ukababarirwa, hanyuma nawe ukababarira abandi. Hari umuntu rero ushaka kumva turi kuvuga gutya ariko wari kuvuga ati barabivuga ntago bazi ibyo kanaka yankoreye, ntago ngiye namubabarira. Ese mu by'ukuri reka uriya muntu uri kuvuga gutyo sinamubabarira, ibyo yankoreye ndabizi, niyo namubabara yazongera bikore, uwo muntu arabohoka gute kugira ngo atange imbabazi? Uwo muntu rero ikintu cya mbere agomba gukora ni ukumusengera. Agomba gusenga kandi akumva ko kubabarira ari intambwe ikomeye. Nta nubwo wapfa kubishobora utaramenye Imana, biragoye rwose, kuko nanjye nabishobojwe nuko nakijijwe nkakira Yesu, nkakira imbabazi. Ariko ndagira ngo mubwire uwo muntu wavuga ati namubabarira, ariko namubabarira se wenda kongera akangirira nabi. Dufite Imana iturinda, niyo yonyine iturinda. Wowe ukora icyo ugomba gukora, ukababarira umuntu, ukamukuraho urubanza. Ni nacyo Imana ivuga, hahirwa abanyembabazi kuko aribo bazazigirirwa. Hahirwa abafite imitima iboneye. Wowe gerageza kugira umutima uboneye imbere y'Imana. Uwo muntu nubwo yaba kubona nabi, ariko Imana itakubona nabi. Burya Imana ifite ukuntu igirangiza ibintu bikarangira. Izo mbabazi rero ndabwira umuntu wese unyumva ufite uwo bagize icyo bapfa, ari n'igihe muba mupfa n'utuntu dutoya, ariko tekereza ko ngewe umwana nibyariye muzi ukuntu igise kibabaza, ariko Imana yaranshoboje. Nagira inama uwo muntu uko nawe yababarira, akagenda bagasabana imbabazi, bakareka amakimbirane, kuko niko abantu b'Imana bamera. Kandi nawe wenda utarakira imbabazi, utarakizwa, ukwiriye kwakira imbabazi z'Imana, niho uzabohoka ugakizwa, Imana ikajya igushoboza uca muri ubwo buzima bugoye bwa buri munsi. Ndumva ntavuze ibintu byinshi, umuntu wese yagerageza kwizera Imana kuko niyo ishobora byose. Bibutse ko turi muri kiganiro bohoka, kiganiro mutegurirwa na Family TV. Ngiye ndi Didius Producer, aho turi kumwe na Evangeliste Nyiramukiza Betty, aho turi kugana ku ijambo hahirwa abanyembabazi kuko aribo bazazigirirwa. Betty, nanone buriya munashobora kwibaza ngo ariko umuntu hari ibintu akwiriye, hari ibyaha byababarirwa n'ibitababarirwa. Umuntu buri kintu cyose buriya yababarira, buri kintu cyose, cyangwa hari ibyo uvuga ugomba kuvuga uti naho Imana? Oya, ubu kintu cyose umuntu agomba kubabarira kuko imbabazi rwose ni nziza. Abanyarwanda kame dukwiye kugira umutima ubabarira, n'abatari abanyarwanda imbabazi, hari ibintu byose umuntu akwiriye kubibabarira. None se ubwo urumva icyo kintu kitari gikomeye? Tugiye mu bitababarirwa n'icyo nagishyiramo kuko kirakomeye. Ndatekereza ko namwe mu byumva murumva ko gikomeye. Ndanahamye yuko abantu bapfa kubishobora rwose ni babandi nabo bafite umutima wakiriye imbabazi. Ariko umuntu agomba kubabarira uwo ari we wese. Ibyaha byose umuntu arabibabarira iyo yamenye Imana, kuko ubwami bwo mu ijuru si amagambo. None se reka nkubaze nawe, nahagarara nkabwiriza nkabwira abantu ngo nimubabarire, kandi ngewe nzi ko hari umuntu wananiye kubabarira? Kubabarira ni ngombwa rwose, kandi ibintu byose nibikomeye. None se ubundi ubabariye inshuti yawe, ntubabarire umwanzi wawe, waba ukoze iki? Ibyo si by'ijambo ry'Imana ritubwira. Yego, reka dusoreze rero kuri uyu muntu umwenda mu matabye dusigaje. Dusoreze ku muntu noneho utajya usaba imbabazi. yego. Twavuze cyane ku muntu ubabarira, ariko harimo n'abantu badasaba imbabazi. Umuntu aho bati nazo nzamusaba. Uwo muntu nawe araboshye, umuntu araboshye. Umuntu udasaba imbabazi nandi ndumva aboshye. Araboshye cyane. Kugira ngo umuntu agire umutima wo gusaba imbabazi, arabigeraho gute? Kugira ngo umuntu agire umutima wo gusaba imbabazi, agomba gutekereza ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Agategura rero ubuzima bw'ejo hazaza, kuko muri iyi si ho turi abashyitsi n'abimukira. Urugero, umuntu ubona umuntu ari muzima, ejo akarwara akagira gute, akaba arapfuye. Ese ubwo yapfuye ataramenye Imana, atarakijijwe, ubuzima bw'abagore yanseheye. Umuntu udasaba imbabazi araboshye. Ndagira ngo mbabwire ko aboshye rwose. Umuntu udashobora gutera intambwe yakoze icyaha ngo agende yegera umuntu yakoshereje cyangwa
yanga, kuko inzira ijya mu ijuru ica ugomba guca ku irembo ry'umwanzi we. Nuzavuga ko ukijijwe udasaba imbabazi, ugomba gusaba imbabazi. Gusaba imbabazi, umuntu udasaba imbabazi akwiriye gusaba imbabazi, akakira Yesu akamushoboza gusaba imbabazi, akagerageza guhinduka, kandi birashoboka. Abantu baririmbana, abantu bicarana ku ruhimbi, hamwe bavuga butumwa, ariko bafitanye amakimbirane, batababarirana. Umuntu ashaka kwibaza ukuntu abo bantu ku giti cyawe, abo bantu urababwira iki? Abo bantu nababwira kubabarirana, bakabana amahoro, bakaba flexible, kuko nta mpamvu. Ubuzima mu isi rwose abantu bakwiye kubana neza, bakabana amahoro. N'ijambo ry'Imana rivuga ngo niba bishoboka mu ruhande rwanyu mubane n'abantu bose amahoro. Abantu rero ugasanga wenda bararirimbana badahuje, baravuga ubutumwa badakundanye, bagapfa utuntu nk'utwo turaho tudasobanutse, tubabuza ubugingo gusa, tubarimbura. Bakwiriye gusabana imbabazi, bakegerana, bakabohokana. Umugabo n'umugore bagasabana imbabazi, bakabohokana. Mbese mu buzima busanzwe abantu bakwiye kubana amahoro. Kandi iyo umuntu yasabye imbabazi, agatera intambwe, agasaba imbabazi, arabohoka. Nawe usabwa imbabazi ukihutira kubabarira, ukareba ko ari umwanzi wamuteye, ukamubabarira. Numva dukwiriye gusa kubabarirana. Nabwira abantu ngo kubabarira ni ukubohoka, n'inzira ibohora, n'inzira itanga amahoro, ukabaho mu buzima udafite umutima uhagaze. Reka rero tubashimire mwebwe mwamukukiranye Family TV, nkubwiye ko iki cya kiganiro Bohoka, aho twari kumwe na Evangeliste Nyuma Betty, aho twaganiriye yaduhaye ubuhamya bw'ukuntu umwana we yandujwe icyorezo cya SIDA, akanduzwa, akarwara, akajya mu bitaro, bakamuha imiti, ariko nyuma Imana ikaza kumubagirira neza. Birumvikana umuryango wabo Imana ikaza kubagirira neza, bajye kubona bakabona umwana yarakize. Yatubwiye yuko gukira harimo no kuba barahaye imbabazi uwo muntu wabagiriye nabi, aho yaje konsa umwana wabo maze akamwanduza icyorezo cya SIDA. Ariko ubu ngubu umwana ni muzima. Uramenye umwana utazamubona mu nzira ukagira ngo yarahanduye. Umwana ni muzima. Ndumva Betty washima Imana ko umwana ari muzima ibyo byose, kuko niyo yamukijije. Mfite ishimwe rikomeye cyane cyane. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru iryumve. Ndayishimye, narayishimye iyi tariki, kuko uyu mwaka utangiye mfite ishimwe rikomeye. Kandi ndanashimira n'abaganga bavuye umwana, kuko iriya miti nayo batanga nayigiramo uruhare. Imana ikoresha inzira nyinshi, ko bamuhaye imiti imuprotectinga. Imana nayigendera ku isezerano ryayo, kuko ibona ko wenda umwana hari icyo azavamo. Ndashima Imana cyane, ndashimira abantu bose basengeye, kuko hari abari babizi n'abatari babizi. Imana ibaha umugisha, kandi Imana sinzayivaho, kuko yankoreye ikintu gikomeye. Yankijije umubabaro, kuba nari buzajye ngenda umwana akambaza ati mama kuki ngendwaye SIDA, yenda akambaza na papa ati kuki je mwemeye ko ndwara, kuki ndwaye mwebwe muri bazima, byagenze gute? Twumvaga tutazabona ikintu tubwira umwana, tukumva turababaye. Twarasafarinze, twatanze amafaranga menshi, twagiye mu makredi menshi kugira ngo tuvuze umwana, kuko umwana yahoraga mu bitaro akagira ingaruka z'iyo miti. Ariko Imana ubu uko biri, Imana yakoze ibikomeye. Ndagira ngo ababyumva mwese mumpera Imana icyubahiro, bibatere gukunda Imana. Kandi n'ukuri nawe niba urwaye, Imana irakiza. Nawe wakira, nta ndwara n'imwe Imana idashobora. Imana ishimwe mu by'ukuri. Imana rero ihabwa icyubahiro. Muri make wabyumvise ko imbabazi zishobora kuzana kugirirwa neza n'Imana, ukagirirwa neza n'Imana kubera ko watanze imbabazi. Betty, reka tugushimire cyane, twizeye ko ubutaha nidugutumira n'ubundi uzagaruka. Nta kibazo, kwamamaza umwami wanjye. Reka tubashimire inshuti mwari mudukurikiranye kuri televiziyo zanyu. Tubashimire ko mwabanye natwe, kandi tugushimire ko uri inshuti yakadasohoka y'ikiganiro cya Bohoka. N'ubundi ikiganiro Bohoka ni amasaha ayangaya buri cyumweru. Reka rero tukomeze kuvuga tuti Uwiteka abahe umutima wo kubabarira, Uwiteka abahe umutima wo gusaba imbabazi. Amahoro abane namwe. Nari Hategekimana Claudius.